Muri aka kanya mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rurindo, Gitifu umurenge wa Mbogo atawe muri yombi akekwaho icyaha cy'ingengabitekerezo ya Genocide yakorewe Abatutsi. Amakuru akomeje kuvugwa mu karere ka Rurindo aravuga ko umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbogo witwa Nyirumuringa Damian yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano. Amakuru yibanze agaragaza yuko akekwaho icyaha cy'ingengabitekerezo ya Genocide. Nk'uko amakuru atanzwe na bamwe mu bo bakorana bivuga, uyu muyobozi watawe muri yombi kuri tariki 18 Kamena 2026 nyuma y'iminsi havugwa ibirego bitandukanye bimushinza imyitwarire idahwitse mu kazi ndetse n'amagambo bivuga yuko yaba yaravugiye ku rwibutso rwa Genocide yakorewe Abatutsi. Amakuru avamo abakorana nabo bavuga yuko ibyo aregwa birimo amagambo afitanye isano n'ingengabitekerezo ya Genocide ndetse akavugwa n'ibibazo bifitanye isano n'imicungire y'abakozi n'umutungo wa leta. Bamwe mu bafite makuru kuri kino kibazo bavuga yuko mbere y'ifatwa rye Nyirumuringa Damian yari yitabiriye inama yabereye mu karere ka Rurindo yari yahuje abayobozi b'umuryango wa RPF inkotanyi ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru. Muri iyo nama bivuga yuko yabajijwe ibibazo byinshi ku birego byari bimaze igihe bimuvugwaho. Ayo makuru kandi avuga yuko mbere yo kumubaza ngo abayobozi b'intara bari babanje kuganira n'abakoresha be kugira ngo batange ibisobanuro ku byakekwaho. Nyuma y'iyo nama rero kuri uyu wa kane tariki 18 Kamena 2026 nibwo inzego z'ubugenzacyaha n'iza polisi zamutaye muri yombi kugira ngo akomeze iperereza. Umuyobozi w'akarere ka Rurindo Mukanyirigira Judith yemeje ko yumvishe amakuru y'ifatwa ry'uyu muyobozi ariko agaragaza ko n'andi makuru arambuye yari afite ku byakekwaho. Yagize ati amakuru nayamenye ariko n'andi mfite arenze aho ngaho. Amakuru kandi avuga ko Nyirumuringa Damian afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bushoki mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane ukuri ku byakekwaho. Kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntiruragira icyo rutangaza ku mugaragaro kuri dosiye y'uyu muyobozi cyangwa se ku byaha akurikiranyweho. Icyakora nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda, umuntu wese ukekwaho icyaha afatwa nk'utari umwere kugeza igihe urukiko rufasheho icyemezo cya nyuma. Ni mu gihe kandi abaturage b'umurenge wa Mbogo ndetse no mu karere ka Rurindo bakomeje gukurikiranira hafi ibyo kino kibazo mu gihe bategereje kumenya iby'iperereza rizagaragaza n'ikimezo kizafatwa n'inzego zibishinzwe kuri dosiye y'ingu Nyirumuringa Damian. Ngaye nguko rero ibingibi byabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rurindo. Mbagirana nyiracyari Mwenyabari Obed na ngini Obi Time News waruteze amatwi. Obi Time News.